ariko kubera amikoro make bigatuma hari abaganga batwigiraho gukingira bikatugiraho ingaruka. Ati navutse neza nta kibazo nk'abandi, nyuma umubyeyi aza kujyana kunkingiza nk'uko bisanzwe nk'abandi bana batoya b'impinja. Aho niho byabereye ikibazo rero. Bazanaga abaganga barimo kwimenyereza umwuga, baje kwiga gukingira abantu, bagashaka abana bamwe na bamwe bo kwigiraho gukingira cyangwa se gutera ikingi, niko nabyita. Birumvikana ko umwana bafataga yari umwana wo kwigiraho gukingira, yabaga ari umukene. Kandi mu muryango wanjye natwe twari bamwe muri uwo muryango, ntabwo twari twishoboye. Ndagira ngo nkurikire akantu ku kandi. Yitwa umunyamakuru Murindahabi Irene, ariko aho yita Morodokari ngo Kashamakokero. Kubera iki hari abanyamakuru bajya bajyana amakimbirane na Murindahabi Irene bakamwita Kaboko? Harimo witwa Yago akunda kumuhamagara ngo we Kaboko. Nibyo tugiye kujya twareba, kuko Irene yamaze guhishura uko byamugendekeye kugira ngo agire ubumuga bw'ukuboko. Mu yandi magambo, Murindahabi Irene afite ubumuga bw'ukuboko kw'ibumoso, ariyo mpamvu ahora guhishe buri gihe. Nibyo tugiye kujya twarebera hamwe. Ukande subscribe, ukande like, inkuru n'ibiganiro biri top Rwanda 50 bijya bibasha kuba byakugeraho ku gihe. Murindahabi rero yasobanuye impamvu ukuboko kwe kw'ibumoso ahora guhisha, ariko ukw'iburyo kugaragara akenshi. Yavuze ko impamvu zabiteye ari izi ngizi zikurikira tugiye kujya twaganiraho. Iyo witegereje n'isura mu binyamakuru, Murindahabi Irene akaba n'umujyanama w'abahanzi bari indirimbo zitandukanye, mu mutwe we usangamo ibyishimo, kandi muri we ugasanga afite mikorofone ku kuboko kw'iburyo, cyangwa se icyo twakwita indangururamajwi. Ukuboko kw'ibumoso akenshi ni kuba kugaragara, kwanagaragara ntukubone neza ikiganza. Gusa iminsi yashize hari aho yagezeho yerekana ikiganza, ariko turaza kugenda tuyibona. Iyo wihaye intego yo kugenzura neza ngo urebe ukuboko kundi, ukajya mu mafoto n'amashusho bye, ntabwo usanga ukuboko kw'ibumoso kutagaragara neza. Ibi byabereye rero urujijo abamukurikira, bibaza niba ukuboko gufite ubumuga, ndetse nk'atangira gutekereza ko yaba wenda ari uko yahisemo kugaragara ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri kamera, kugira ngo atandukane n'abandi mu migirire cyangwa se aba ariko temeye imera. Icyakora ntabwo ariko byagenze. Ukuboko kwa Irene Murindahabi uyu munsi gufite ubumuga. Byagenze gute? Tukivuga ibi dutekereza ko Murindahabi wenda yaraba yaravukanye ubumuga cyangwa se akabugira bitewe n'uburwayi runaka. Gusa byose siko byagenze. Uburwayi Murindahabi Irene yahamije ko yabutewe n'ubumenyi bukeya bw'abaganga. Mu kiganiro Irene Murindahabi yagize ku muyoboro wa YouTube yiwe MI Empire, ubwo uyu munyamakuru yamurikaga ikiganiro gishya yise MI Shopper. Yasabye abantu kumubaza ibibazo bitandukanye, atungurwa n'uko abantu bose bamubajije ibijyanye n'ukuboko. Abenshi bahuriye ku mpamvu ukuboko kwe k'umunsi udakunze kwerekana kuri kamera cyangwa se mu ruhame, kugahora mu mufuka. Murindahabi Irene yavuze ko yari yayirinze kukivugaho, kuko yatekerezaga ko ari ikintu cyakora ku mitima ya benshi ndetse kigahindura ibintu byinshi. Murindahabi yagize ati, navutse nk'umwana meze neza nta kibazo na kimwe, kandi n'ubu meze ndabishimira Imana. Niyo yangize uwo ndi uyu munsi, kandi niyo nyesha ubuzima ndetse no kubaho. Muzabona abantu bavuga ngo Imana, abandi bajya kwibeshyera, abandi bayitwikire batwikira amazina yabo bayibeshyera, ariko njye Imana mbabwira narayibonye. Yakomeje agira ati, navukiye hariya hepfo rwose ku bitaro bya Muhima hariya hepfo. Hari abantu bafite serivisi mbi cyane, sinzi niba byarahindutse, ariko njyewe mfite ibimenyetso ko bari bafite serivisi mbi mu gihe twavukaga. Abahavukiye bikagenda neza
simbizi, gusa ngewe ntabwo byagenze neza. Icyakora nshimana ko yahabaye kandi umugambi wayo ukaba warakomeje. Irene Mulindahabi yavuze ati naravutse nk'abandi bana, ntafite ikibazo na kimwe, ariko kubera amikoro make bigatuma hari abaganga batwigiraho gukingira bikatugiraho ingaruka. Ati navutse neza nta kibazo nk'abandi, uyu mubyeyi aza kujyana kunkingiza nk'uko bisanzwe nk'abandi bana batoya b'impinja, aho niho byabereye ikibazo rero. Bazanaga abaganga barimo kwimenyereza umwuga, baje kwiga gukingira abantu, bagashaka abana bamwe na bamwe bo kwigiraho gukingira cyangwa se gutera ikingi, ariko nabyita. Birumvikana ko umwana bafataga yari umwana wo kwigiraho gukingira, yabaga ari umukene, kandi mu muryango wanjye natwe twari bamwe muri uwo muryango, ntabwo twari twishoboye. Empa cyangwa se Mulindahabi Irene yavuze ko umubyeyi we atarasobanukirwa ibyo gukingira, ku buryo atari kumenya umuganga urimo kwiga cyangwa se umuganga umenyereye. Nawe birangira bamutoranyije mu bantu bagomba kuza bakigirwaho, harimo na Irene. Rero yaracigatiye nyine nk'uruhinja, ibintu byamugizeho ingaruka zikomeye ndetse bimutera ikibazo. Ati njyewe yanyigiyeho gutera urushinge uwo muganga bari bamaye, ateraho abandi baganga badatera, imitsi yanjye yo mu kuboko irangirika. Uvuga ngo ararara, imitsi yanjye yo mu kuboko irangirika, muri magambo irashwanyagurika. Muganga yateye ahantu rwose birangira imitsi yangiritse. Irene Mulindahabi avuga ko kubera nta kivugira yari afite, nta kundi byari kugenda, yabanye n'ubumuga, ndetse ko imikorere ye yose y'ubuzima bwe byasabaga ko akoresha ukuboko kumwe. Nk'abaganga batoranyaga abana b'abakene batishoboye ngo batazashobora kujya kubarega cyangwa se kubakurikirana. Avuga ko wakiri umwana yasengaga Imana ayisaba kuzamuha umurimo yakora neza utarimo gukoresha amaboko, kuko yari amaze kubona ko ikibazo cyamaze kuvuka atabishoboye. Irene ashima Imana yamuhaye impano y'ubunyamakuru, kuko ngo imirimo y'amaboko atarayishoboye. Uyu munsi Mulindahabi Irene nuko byamugendekeye, yahuye n'uva gutashya, birangira yisanze muri iyo kondisiyo. Uyu munsi ari muri Canada hamwe n'uwitwa Vestine na Dorcas mu gitaramo cyo gutaramira abantu batandukanye mu mijyi itandukanye y'ibihugu by'i Burayi. Uwitwa Israel Mbonyi arimo arasabwa n'abakunzi be ko yazatumira umuhanzi witwa Theogene bose babireba mu gitaramo cyiswe Icyambu Live Cancer, gikunda kuba ku itariki ya 25 Ukuboza kuri Noheli. Iki gitaramo rero barimo kumwinginga ngo azatumire bose babireba, kubera ko byagaragaye ko yigeze kumufasha Theogene muri ya saga yo gusabira umugore we kugira ngo abashe kuba yafashwa guhabwa izindi mpyiko. Uwiringiyimana Theogene agiye ku bitangazamakuru nka Isimbi TV avuga ko yifuza rwose kuba washimira uyu muririmbyi Mbonyi Israel ko ari ikintu yamukoreye. Niho abantu batangiye gushimira Israel, avuga ko bibaye byiza yazatumira Theogene akazaza muri iki gitaramo cya Simbi concert, akaririmbira abakunzi ba Israel Mbonyi, cyane ko ari nabo bakunzi nyine ba Theogene bose babireba. Tuzagaruka muri iyi nkuru mu buryo buziguye. Yego, kanda subscribe, like, nigejwe abandi nikakajwe.